Hari igihe ugeze kwibaza ikibazo gikomeye cyane, ngo ese urukundo ruva he? Nibyo koko abantu benshi turabyibaza. Kuki ubona umuntu bwa mbere mu kanya gatoya ukumva umutima urahindutse? Abantu benshi bitubaho, wabona umuntu ukumva uramukunze kandi ari ubwa mbere umubonye. Kuki hari umuntu umwe gusa ushobora kugushimisha kurusha abandi bose? Ese ni umutima? Ese ni ubwonko? Cyangwa ni inama? Uyu munsi reka twinjire mu kuri kutavuga cyane. Kanda like ukanana subscribe dukomeze. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo, kubera ko harimo udushya twinshi, harimo n'inama zakugirira umumaro. Rero reka dutangire n'ikintu cya mbere. Urukundo rutangira hehe? Ukuri ni uko urukundo rutangira mu bwenge, brain, mbere yo kujya mu mutima. Yego, nubwo tuvuga ngo umutima, mu by'ukuri ni ubwonko buyobora amarangamutima. Iyo ubonye umuntu akagushimisha, ubwonko burekura ibyo bita dopamine, ibyishimo, ndetse n'ibyo bita oxytocin, guhuza abantu. Nibyo bituma wumva wishimye, ugashaka kumwegera, ugatekereza kuri we buri gihe. Rero si urukundo gusa, ahubwo ni na siyansi. Naho ikintu cya kabiri, kuki dukunda umuntu runaka? Nibyo koko, ntiba ari impanuka. Ubwonko bwawe bushaka umuntu umeze nkawe, cyangwa ufite ibyo wifuza. Ahangaha ushobora kuguha urugero rufatika. Niba wakuze udahabwa attention, ushobora gukunda umuntu uguha attention cyane. Niba wakuze ubona urukundo rukeya, ushobora gukunda umuntu ugaragaza urukundo cyane. Rero urukundo rufite inkomoko mu buzima bwawe bw'ahambere, cyangwa se n'ibyo wanyuzemo. Naho gatatu, kuki urukundo rushobora kubabaza? Nibyo koko, iyo ukunze umuntu, ubwonko bwawe bumufata nk'ikintu gikomeye cyane, cyangwa se nk'umuntu w'ingenzi cyane. Igihe ubwonko bwawe bwumva ko nkaho butakaje ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero heartbreak ibabaza cyane, kubera ko Bibiliya iravuga iti umutima umenetse urababara cyane. Aho ni Imigani 15:13. Igitekerezo: urukundo rushobora gutera ibyishimo bikomeye cyane, ariko nanone rushobora gutera ububabare bukomeye cyane. Naho kane, ese urukundo ni amarangamutima gusa? Oya, urukundo nyarwo si amarangamutima gusa. Ni icyemezo, ni ukwihangana, ni ukubaha, ndetse no kwizera. Kubera ko Bibiliya iravuga iti urukundo rurihangana, rufite ineza. Aho ni Abakorinto 13:4. Amarangamutima arahinduka, ariko urukundo nyarwo ruba ruhamye. Naho gatanu, ese impamvu zose z'urukundo ni nziza? Oya, hari igihe ukunda kubera loneliness, trauma, ndetse no kubura attention. Ibyo bishobora gutuma ukunda umuntu utari ukuri. Niyo mpamvu si ndagukunda yose iba ari ukuri. Naho gatandatu, reka turebe hamwe isomo rikomeye cyane. Urukundo ruva mu bwonko, mu buzima wanyuzemo, ndetse no mu marangamutima yawe, ndetse no mu myumvire yawe. Ariko urukundo nyarwo ruratekereza, rufite igihe, ndetse rufite n'ukuri. Ariko nanone reka mbaze wowe, ugeze gukunda umuntu utazi impamvu mukunda? Twandikira hasi muri comment ubunararibonye bwawe, ukande subscribe niba ushaka kumenya ukuri ku rukundo.